uyu musaraba akanya gato ariko ngo ubasha guhumekaho. Imana iguhaye ugutwaza. Uzi ko ufite ikibazo cy'uko ufite ikigeragezo umaranye imyaka myinshi wabuze uwagutwaza, ariko Uwiteka afite abantu agiye kukwereza umuntu ugutwaza. Iyo ntambara umazemo iminsi y'urusaku n'amagambo muri karitsiye ni wowe bavuga. Umva uruvugo rwarakubereye, wa mukobwa we ukurambagije wese bamubwira ibitari byiza kuri wowe, uwo nawe akagenda. Iyeri iravuze ngo haracyariho ibyiringiro ko nawe yakuremera ubukwe ukabasha kubaka urugo. Imana ishimwe cyane. Nubundi Dawidi yarabyanditse nanone, yarabyanditse 12 Zaburi ya 30 aravuga ngo kandi unyenyuruye ibigunira byanjye, unyenyeze ibyishimo. Haleluya. Ngo unyambuye ibigunira, unyenyeze ibyishimo, ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino, ngo kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Imana ishimwe. Imana ije kugukenya ambi yawe yose. Abibwira Imana aravuga ngo nzi ko ushoboye byose. Yari yaratemwe mama, yari yaratemwe wowe udukurikiye, yari yaratemwe mu buryo bw'ubutunzi, atemwa mu buryo bw'urubyaro, aratemwa mu buryo bw'ubushobozi, umubiri we uratemwa. Iyo bungwagera igihe yishimisha urujyo niyagira kurikiye. Ikindi Uwiteka yambwiye ngo nanone kandi hari ikibazo cyo kurwara imitwe. Abantu benshi ngo bafite kurwara umutwe ku buryo bukomeye, birimo bigenda bifata indi ntera. Murimo murafata imiti ibasha kubavura uburwayi bw'umutwe ngo byanze. Imana yambwiye ngo ni umugambi wa Satani. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo Ryera, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye. Hari abari hirya no hino ku isi, mwese tubonereho tubasuhuze tubifuriza umugisha w'Imana. Ariko kandi tunakubwira wowe unaniwe, ubabaye, ufite ibibazo bitandukanye, tukubwira ngo haracyariho ibyiringiro. Imana ntabwo yagutaye, Imana ntiyakureka, iracyagufitiye icyizere, iracyagukeneye. Ntabwo Imana iteye nk'abantu, ntabwo iteye nk'inshuti ziza none zikagenda, ahubwo Imana ni inshuti yawe ihoraho, ni inshuti yawe yiyemeje kubana nawe no mu bihe nk'ibyo ngibyo uri mugendo unyuramo. Ubwo rero turagira ngo tukubwire ngo nturi wenyine, ukomere, Imana iragukomeje, Imana irakubwiye ngo gira icyizere, ugire ihumure, kandi imigenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka. Uwiteka nawe ashobora gutera abanzi bawe kuzura nawe. Rero muri uyu mwanya ndagira ngo twakire umuhanuzi, n'umukozi w'Imana, mu kiganiro Imboni y'Umuhanuzi, aho tugiye kwakira gutya akaduha iby'Imana yashyize ku mutima we. Mbere yuko rero tumwakira, turagira ngo abanze abibwire, abatamuzi namwe mumumenye, ariko ntabwo ari mushya ku Irembo Ryera. Tuguhaye ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Yego ndabasuhuje mwese bakunze b'Irembo Ryera TV. Ni Joseline ubasuhuza. Nago ndi mushya, ariko nari maze igihe ntaza kuri iyi kamera. Yego muhabwe umugisha n'Imana. Tubahaye ikaze. Mbere yuko kandi mutuganiriza, mwabanza mukadusengera Imana, hanyuma tugakomeza n'ikiganiro cyacu n'iby'Imana yashyize ku mutima wawe. Yego reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuko uri Imana nziza kandi Imana ifite ubutware n'imbaraga n'icyubahiro. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ndasenze kubw'uyu mwanya w'iki kiganiro kugira ngo imbaraga zawe zururuke zibane najye, udushigikire umwuka wera arushaho kuganza ndetse no gutegeka. Kandi nsengeye umuntu wese urimo yumva iki kiganiro ndetse n'uzacyumva kugira ngo ahabwe umugisha n'Imana. Uwaba arwaye cyangwa atameze neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ufite ikibazo gitumye umutima utanezerwa, yakire kunezerwa mu izina rya Yesu. Uzumva iki kiganiro wese azakira ihumure rivuye ku Mana, kuko niwe wenyine gusa uhumuriza imitima ibabaye. Umuntu wese ushonje agaburirwa nawe, uwambaye ubusa yambikwa nawe. Umuntu ubuze uko agira, ni wowe byiringiro bizima by'abakwizera. Ni wowe wavuze ngo ni wowe se w'imfubyi ukaba n'umugabo w'abapfakazi. Ni wowe wenyine gusa wemeye kwishingira abantu mu isi. Uravuga ngo nimuze abarushye n'abaremerewe mbaruhure. Haleluya. Hele bini stai gide vodraini tayi wa yasire. Turagushimiye
wowe utaratwirengagije ukavuga ngo nimuze abarushye n'abaremerewe mbaruhure, turagushimiye. Ruhura imitima y'abantu bose barushye, abakunda ijambo ry'Imana ndetse n'abakurikira Irembo Ryera TV, ni baruhurira imitima mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Arabafite intimba zo mu mitima, abafite amaganya, abafite agahinda kubw'uburwayi ndetse no kurwaza kubw'ibibazo ndetse n'amadene n'imyenda. Ndasenze kugira ngo amaboko yawe abasha gukora imirimo ndetse n'ibitangaza ayabari agaragara kuri ubu bwoko bukurikiye iki kiganiro. Urakoze kuko ugiye kubana natwe, ntaba ari njye, ntaba ari umukozi wawe uri kuri kamera, ahubwo Imana igaragare hagati muri twebwe muri iki kiganiro. Urakoze kuko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Muhabwe umugisha n'Imana mwebwe mudukurikiye. Nongeye kubasuhuza ni Joseline ubasuhuza, nari mbakumbuye cyane, ariko Imana ishimwe ko tugiye kongera kugirana ibihe byiza. Ndabyizeye cyane kandi Imana igiye kubana natwe. Nk'uko bisanzwe nababwiye ko ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nkaba n'umuhanuzi. Rero mbere y'uko nza mu kiganiro mba nafashe igihe kinini cyane cyo gusenga. Imana yabantumyeho mwebwe mudukurikiye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo Uwiteka Imana aracyari ku ntebe y'imbabazi, ategeye amaboko abana be. Ni ku muririmbyi nawe ubwe yavuze ngo kugira ngo bamusange abakenure. Wowe ufite icyo ukennye mu mutima wawe, waba ukennye ijambo ry'Imana, ukennye kumva amagambo y'ihumure, ndetse ukennye no mu buzima busanzwe kubw'amafaranga ndetse n'akazi n'imyambaro ndetse n'umubiri wawe urarwaye, Imana yakuntumyeho ngo ni igihe Uwiteka aje kugukenura. Mbese niba Uwiteka aje kugukenura, ninde uzabasha kumukoma mu nkokora? Nta n'umwe. Kandi Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo nanone mwebwe mumaranye ikibazo, uburwayi bukomeye. Hari uburwayi ngo burimo burataka abantu b'abagore, niko Imana yantumye ngo mbabwire. Burimo burataka abantu b'abagore ngo kanseri z'inkondo y'umura. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo haracyariho ibyiringiro ko Imana ifite amaboko abasha kubakiza izo ndwara, ngo kandi ngo izo ndwara zifashe intera ku rundi rwego. Imana yambwiye ngo rero mwebwe mufite icyo kibazo ndetse namwe murimo mwikanga ko mushobora kuba icyo kibazo cyaratatse ubuzima bwanyu, Imana yambwiye ngo ni igihe Uwiteka aje gukora imirimo ikomeye. Nahawe amasengesho akomeye kandi atandukanye yo gusengera abantu. Ni Imana yabimbwiye, ntago ari mwebwe, nta n'uwabimbwiye muri mwe waba ubirwaye ufite icyo kibazo, ahubwo Imana yambwiye ngo ni ikibazo kiri muri sosiyete rusange ku bantu b'igitsina gore. Imana yambwiye ngo fata igihe cyo kubasengera. Ayo masengesho nzayabatangariza n'ingaruka, kuko Imana yambwiye ngo izambwira n'iminsi yo kuyasenga ndetse n'uburyo twazayasengamo. Imana ibagirire neza aho dukurikiye. Ikindi Uwiteka yambwiye ngo nanone kandi hari ikibazo cyo kurwara imitwe. Abantu benshi ngo bafite kurwara umutwe ku buryo bukomeye, birimo bigenda bifata indi ntera. Murimo murafata imiti ibasha kubavura uburwayi bw'umutwe ngo byanze. Imana yambwiye ngo ni umugambi wa Satani. Satani arimo aragaba ibitero kugira ngo ababuze amahoro, akabateza uburwayi bw'imitwe budakira. Benshi murimo murajya mu bitaro ngo by'Indera kugira ngo bagerageze barebe ikibazo mufite. Imana yambwiye ngo nyamara Satani nawe abifitemo uruhare, afite imbaraga zirimo zishaka kubabuza amahoro. Imana yambwiye ngo icyo nacyo nicyo gusengera wowe unyumvise ndetse wowe udukurikiye ukunda ibiganiro byose bica ku Irembo Ryera TV. Imana yambwiye ngo ni igihe cyo kugira ngo Imana igire icyo ikora kuri ubwo burwayi bw'umutwe. Kandi wowe ufite uburwayi bw'umutwe unkurikiye ngo bumaze igihe kirekire, ngo buri hejuru y'imyaka 5, niko Imana yambwiye ngo ubwo burwayi igihe cyose woherejwe ku baganga bakurikirana indwara zo mu mutwe ngo ntabwo biri kugira icyo bikumarira, ndetse ugera igihe iyo ugeze mu rugo kenshi nibwo ufatwa n'uwo mutwe. Imana yambwiye ngo ukeneye amasengesho menshi, kandi Imana ikiza hano kugira ngo wowe ngusengere, ikiza hano kugira ngo ngufashe gusenga, Imana yo mu ijuru ibashe kugukiza ubwo burwayi bw'umutwe. Ikindi nanone Imana yambwiye ngo hari ikindi kibazo cyane muri rusange, ku kibazo cy'abana bato cyane, abana bakiri bato b'abanyeshuri ngo bafite ikibazo nabo cyo kugira ikibazo cyo kwitura hasi, bakajya bagwa icyo bita kugwa igicuri.
ngo icyo gicuri ngo kirateye, kandi nabyo ngo ni imbaraga z'umwijima zahagurukiye kugira ngo zirushye ababyeyi, aba babyeyi kugira ngo babeho mu bihe byo guhora bibaza ngo mbese abana bacu twakora iki. Ufite umwana igihe cyose yageze ku ishuri yitura hasi bakaguhamagara ngwino utware umwana kwa muganga. Imana yambwiye ngo fata ibihe byo gusenga, kandi nanjye kuntumyeho kugira ngo ngufashe gusenga. Hari amasengesho y'uburyo bugera muri butatu Imana yambwiye gusengera abantu bafite ikibazo cya kansa y'inkondo y'umura, ndetse n'abantu bafite ikibazo cyo kurwara umutwe udakira, n'abantu bafite abana bagira kugwa bagwa kenshi iyo bageze ku ishuri, ngo ni ibitero bya Satani, ntabwo ashaka ko abo bana biga, ariko Imana ibantumyeho kugira ngo mube maso dufatikanye gusenga, Imana ize irwane iyo ntambara y'uburwayi bwadutse mu ngo zanyu ndetse no mu miryango yacu rusange. Imana ibafashe cyane. Imana iguha umugisha wowe udukurikiye. Nanone kandi tujye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yobu, dusanga mu gitabo cya Yobu ibice byaho 14, ibice byaho 14 turasoma duhereye ku murongo waho wa 7 twumve icyo umwuka abantumyeho. Umva uko haravuga ngo rega haracyariho ibyiringiro yuko iyo igiti gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, ngo nubwo umuzi wacu usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, ngo iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka, ngo kikagira nk'igiti kikiri gitoya. Imana idufashe cyane. Wowe wumvaga ko ibyiringiro byarangiye ku buzima bwawe, wowe wumvaga ko ibyiringiro ntabyo gifite byo kongera kubaho, wumvaga ko ibyiringiro byo kongera kugira amahirwe yo kwiga byarangiye kubw'iyo mpamvu y'uburwayi, ariko Imana ikuntumyeho ngo nubwo wari ufite uburwayi bwari butumye ureka kwiga, amashuri yawe yacikije, Imana yakuntumyeho ngo humura haracyariho ibyiringiro. Kandi ngo ibi byiringiro biracyari ku mubyeyi nawe umaze igihe atabyara kubw'impamvu z'uburwayi ufite bwo mu nda bukomeye. Gira ibyo byiringiro, kuko ibyo byiringiro ngo ntabwo bijya bibasha gukoza isoni. Habakuki nawe yarabivuze, aravuga ngo ngwerega bene ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni. Niki kiguteye wowe ubwawe kumva ko ibyiringiro bitakaye? Yobu yavuze amagambo akomeye ngo yari yarababaye cyane bikomeye, apfusha abana 10 umunsi umwe, arababura bararangira, ibyiringiro bye birarangira, ariko yongera kunezezwa n'Imana. Yanditse 42 umurongo waho wa mbere, avuga nanone amagambo akomeye, aravuga ngo nzi yuko ushoboye byose, ngo kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Haleluya. Helebini staigide fodra, ngo nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Abibwira Imana, aravuga ngo nzi yuko ushoboye byose. Yari yaratemwe mama, yari yaratemwe wowe udukurikiye, yari yaratemwe mu buryo bw'ubutunzi, atemwa mu buryo bw'urubyaro, aratemwa mu buryo bw'ubushobozi, umubiri we uratemwa. Iyo bungwagera igihe yishimisha urujyo, niyagira urwara na rumwe rusigara mu ntoki ze. None ibyiringiro utakaje ni ukubera iki? Yagarutse kuri Yobu, ifite ubutware bwo kukugarukaho. Imana igufasha cyane. Haracyariho ibyiringiro papa, kubera ko ukuboko kw'Imana kuri mu ruhande rwawe kugira ngo kukurengere. Ibi byiringiro wibitakaza, ibi byiringiro wibiha abandi ni ibyawe. Ni wowe ukwiriye kugira ibi byiringiro, kubera ko ahantu hose wageze habi hakomeye, ubumuga bwose waba ufite, ingorane zose waba ufite, ntago zabasha kuruta imbabazi Imana ifite ku buzima bwawe. Ndetse ibyo byiringiro Imana irimo irakubwira ngo ukwiriye kubigira, ndetse ukabiha no ku bandi. Gira ibyiringiro bitari ibyawe wenyine gusa, mubo mwiriranwa, mubo mukorana nabo mugendana, ubamenyeshe ko hakiriho ibyiringiro ku buzima bwawe. Haleluya. Kandi ngo ibi byiringiro bifitwa n'umuntu ubasha kuba hari ibintu yagiye abura ibintu bitandukanye mu buzima bwe. Ubura ubutunzi wari ufite, wabuze ibintu byinshi bitandukanye, ndetse ubura n'agaciro mu bantu, ubura agaciro mu nshuti, wabuze agaciro mu bo mukorana, mu itorero wabuze agaciro, muri korari ubura agaciro. Ariko Imana ikuntumyeho nshuti yanjye, haracyariho ibyiringiro ko Imana yabasha
kongera kukumeza. Niba uri igiti cyatemwe ariko ukaba utararanduranywe n'umuzi, akaba umuzi wawe utarakuwe mu butaka, haracyari ibyiringiro. Naho uyu muzi ngo wakumira mu butaka, ngo iyo wongeye kumva amazi, haleluya, urongera uyu muzi ngo ugashibuka, ukagira amashami, ukagira ndetse n'amababi y'ibitontome nk'igiti kikiri gitoya. Ngo aya mababi abasha kongera kwera imbuto, ngo ndetse izi mbuto ngo zikamera nk'iza mbere. Imana idufasha cyane, wowe udukurikiye unyikiriza cyane, kubera ko aya mashami kuri wowe yaratemwe. Urabizi cyane, amashami ntayo ufite. Ahari wari ufite umugabo ntawe ugifite, ahari wari ufite abana ntawe ugifite, ahari wari ufite umugore ntawe ugifite. Hari ishami ryatemwe ku buzima bwawe, ariko Imana ikuntumyeho nshuti yanjye, ayo mashami yose yakuwe kuri wowe. Imana ije kongera kumeza amashami ku buzima bwawe. Hele enestabini fobraya taya wirisire jesinini yase. Ayo mashami yatemwe, Uwiteka gutangarije ko agiye kongera kumera, kandi ayo mababi wakokoweho Uwiteka niwe wongera kuyashyira ku buzima bwawe. Wowe ufite aho watakarije ibyiringiro, witakaza ibyiringiro, kuko nta kintu na kimwe kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Haleluya, Imana idufasha cyane. Nta na kimwe kabasha kurogoya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Wa mukobwa we, niki cyabasha kurogoya umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Mbese ni ukubengwa cyane, n'ubukwe bwinshi ufushije, mbese n'abana wabuze, mbese ni urubyaro rwanze, ni imyaka y'ubugumba umazemo igihe. Oya, witakaza ibyiringiro. Haleluya, haracyariho ibyiringiro. Nubwo icyo giti cyatemwe, cyaratemwe umara imyaka 7 utabyara, cyaratemwe umara imyaka 10 utarabyara, ariko haracyariho ibyiringiro ko na nyuma y'iyo myaka umaze utarabyara, Imana ije kuguha urubyaro. Haracyariho ibyiringiro ko mu myaka 5 umaze waratawe, Imana ije kongera kukubaka, kubera ko warasenyutse ariko nta wundi usa n'ibyasenyutse ku buzima bwawe. Uwiteka kuntumyeho ngo haracyariho ibyiringiro, ngo uyu munsi naho wakumira mu butaka, iyo wongeye kumva amazi, ngo urashibuka ukagira amashami, ngo ndetse nyuma yo kugira aya mashami, ngo iki giti kigatoha nk'ikikiri gitoya, ngo amababi yatse akaba y'ibitontome. Haleluya, ibi byiringiro bibasha kumeza amashami ku giti cyatemwe. Ibi byiringiro bibasha guha umugisha umuntu wabonaga ko umugisha utakiri uwe. Ufite ahantu wikarasije uravuga ngo njyeweho nta mahirwe njya mbasha kubona, ibi ntibimbera, niyo mbigerageje ntibikunda. Umva nshuti yanjye, haracyariho ibyiringiro. Uravuga ati kandi njyewe mzaramfusha, n'ubundi byararangiye, nta byiringiro ngifite byo kubyara ngo mpeke. Imana ikuntumyeho ngo haracyariho ibyiringiro. Haleluya, wowe ufite ahantu wisize, uravuga ngo mu muryango barabizi ko njye nabuze umugabo ngize imyaka 40, ariko Yeri iravuze ngo haracyariho ibyiringiro. Aho abantu bafatiye umwanzuro, Imana ifashe umwanzuro wa nyuma ku buzima bwawe. Inshuti zigutaye, haracyariho ibyiringiro. Abo wari uzi ko ari abakunzi kuri wowe bari babaye abanzi, ariko haracyariho ibyiringiro. Haleluya, ubwo hakiriho ibyiringiro ku buzima bwawe, ubwoba nibushire. Ubwo hakiriho ibyiringiro ku buzima bwawe, nta mpamvu yo kugira ngo uhore uzarajaza umutima kuri wowe, ahubwo senga, kuko Uwiteka nta kindi kimuzana ni ukugira ibihe byo gusenga. Nicyo cyatumye igitabo cy'Abaroma cyarabivuze, ibice byaho 12 n'ubundi umurongo waho wa 12, haravuga ngo nuko rero mwebweho mukomeze musenge. Haleluya, kandi ngo uko gusenga kwanyu ni ukugira ngo mwambare imbaraga zo gutegereza, ni ukugira ngo musenge kugira ngo mutagwa mu mosha, ni ukugira ngo mwe kuba nk'ibyangwe, kuko ngo ibyangwe ni ibintu biri aho gusa bidafite umumaro, ariko ngo nimufata umwete ndetse mukagira n'umuhate wo gusenga, haracyariho ibyiringiro tonto, haracyariho ibyiringiro bro, haracyariho ibyiringiro. Hele bini stayigide vodraya, waranzwe
waranzwe nta muntu ufite n'umwe wo kukwitaho, ariko haracyariho ibyiringiro. Ndimo ndabona urira cyane ufite amarira akomeye, ntawe ufite kuguhoza, ariko haracyariho ibyiringiro kuko Imana niyo ibasha guhoza amarira. Umva uko Yobu n'ubundi yabivuze, arabivuga neza, avuga amagambo akomeye, aravuga ngo rega nta na kimwe kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Niki cyarogoye umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Mbese umugambi w'Imana wakurwaho n'iminsi myinshi umaze ubabaye? Oya, kubabara kwawe ntabwo bikuraho umugambi w'Imana, kandi kuba uciye mu bikomeye bitandukanye ntabwo bigukuraho umugambi w'Imana. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracanditse papa, mu mugambi w'Imana harimo n'izina ryawe. Urahiriwe kuko Imana ikwishimira, ntabwo Imana igikurwaho n'iminsi y'abantu. Hari abantu baguteze iminsi nk'imwe Penina yari yarateze Hana, akajya amubwira ati ariko ubundi wowe niki gituma wicara imbere y'ababyeyi babyaye? Niki gituma dusangirira ku meza amwe Hana we? Niki cyatuma dusangira ugasangira n'umugabo wanjye Rukana kandi wowe inda yawe itabyara? Ariko Bibiri tubwira ko Hana yari yarafunzwe indi byara, ifungwa n'Uwiteka. Uwiteka afunguye indi byara ya Hana, haleluya, ngo amukorera ibintu bikomeye. Uwiteka amuha kubyara Samweli. Uwiteka afite abana yagennye ku buzima bwawe. Ntabwo agiye gukangwa nuko Penina amaze igihe akuzengereje, nta nubwo agiye gukangwa nuko Penina hari amagambo yatuye ku buzima bwawe. Hari abantu batuye amagambo ku buzima bwawe, baravuga ngo wowe ntaho uzagera, ntabwo bizemera, nushaka ntuzubaka, nushaka ntuzabyara. Imana yo yatuye ijambo rikomeye kuri wowe ngo nta na kimwe kibasha kurogoya umugambi wayo. Imana ihimbazwe cyane, haleluya. Ngo niki gitumye ubwoba bugufata? Umva uko Dawidi yanditse, nawe arandika Zaburi ya 36, aravuga ngo kuko uburakari bwari ubw'akanya gato, ngo ariko urukundo rw'Imana ruzana ubugingo. Ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga, haleluya. Kurira kwarakuraririye, kurira kwabaye kwinshi kuri wowe, ndetse ibyiringiro birushaho gutakara. Ariko yeri kuntumyeho ngo haracyariho ibyiringiro, haracyari ibyiringiro papa. Ubwo burwayi bwakira, iyo kanseri yakira, icyo gifu cyakira, ubwo bumuga bwakira, iryo gare wicayemo warihagurukamo, kubera ko hakiriho ibyiringiro. Imana idufasha cyane. Waba waratemwe hakagira ingingo ziva ku mubiri wawe, haracyariho ibyiringiro. Uwiteka niwe ugira insimburangingo, haracyariho ibyiringiro. Amaboko yawe adendebutsiwe, wumva ubuze ukugira, wumva ubuze aho werekera, ibyishimo bikurangiranye, iyeri ivuganye nawe ngo humura, kuko bene ibyo byiringiro wagize byo kuba imbere y'Imana, byo kuyihendahenda, byo gutegera amatwi ibyo ivugana nawe, ntabwo ibyo byiringiro byakoze isoni. Oya, ntabwo byagukoze isoni papa. Oya, ntabwo byagukoze isoni wowe udukurikiye. Ibi byiringiro bibasha no kumeza igiti cyari cyaratemwe, kandi ibi byiringiro bibasha gushyiraho imizi ku giti kitari kigifite imizi myinshi, ngo imizi kongera kumera. Kandi ngo ibi byiringiro nanone bihesha abantu kugira amahoro yo mu mutima. Wowe ubuze amahoro, ubuze amahoro yo mu mutima, ubuze ibyishimo, ubuze abantu bari bakuri hafi, urimo urabareba ntubabone, ndetse abo wari warakunze ukabimariramo nibo babaye bakomeretsa umutima wawe. Imana ivuganye nawe amagambo y'ubwenge, irakubwiye ngo nta na kimwe kibasha kurogoya umugambi wayo. Haleluya. Niki cyabasha kurogoya umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Mbese nugukena? Oya, uyu munsi wakena ariko ejo ugakira. Mbese nukubura ibyishimo wari umaranye igihe? Oya, uyu munsi wabibura ariko ejo ukabibona. Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe. Humura, humura, humura wa mubyeyi we, humura wa mwana muto we. Ufite uburwayi ariko hari ibyiringiro byo gukira. Ubuze ikibazo, ubuze ukibwira, ikibazo cyose urakibaza, haracyari ibyiringiro ko Imana yaguha. Ene paya zikide vodra Simoni w'umunyekroni, kugira ngo abashe kugutwaza uyu mutwaro. Na Yesu ubwe ngo abona Simone
amutwaza uyu musaraba akanya gato, ariko ngo ubasha guhumekaho Imana iguhaye ugutwaza. Uzi ko ufite ikibazo cy'uko ufite ikigeragezo umaranye imyaka myinshi wabuze uwagutwaza, ariko Uwiteka afite abantu agiye kukwereza umuntu ugutwaza. Iyo ntambara umazemo iminsi y'urusaku n'amagambo muri karitsiye ni wowe bavuga. Umva uruvugo rwarakubereye, wa mukobwa we ukurambagije wese bamubwira ibitari byiza kuri wowe, uwo nawe akagenda. Iyeri iravuze ngo haracyariho ibyiringiro ko nawe yakuremera ubukwe ukabasha kubaka urugo. Imana ishimwe cyane. Nubundi Dawidi yarabyanditse, nanone yarabyanditse 12 Zaburi ya 30 aravuga ngo kandi unyenyuruye ibigunira byanjye unyenyeze ibyishimo. Haleluya. ngo unyambuye ibigunira unyenyeze ibyishimo, ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino, ngo kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Imana ishimwe. Imana ije kugukenyurura ibigunira, Imana ije kugukenyurura umuborogo. Uyu muborogo umaranye iminsi uhindutse ibyishimo. Mbese uyu muborogo ufite ninde wundi waguteza amatwi? Iyerije kugutega amatwi. Humura, niyo yonyine gusa ibasha kurengera abatagira kirengera, kandi niyo yonyine gusa ibasha guha amahoro abatari bafite amahoro. Icyari kikubujije amahoro cyose Iyeri ivuganye nawe ngo watsira amahoro. Icyari gitumye udatuza Imana ivuganye nawe ngo atsira gutuza, kubera ko niyo igukenyuruye ibigunira kandi niyo iguhinduriye umuborogo wawe kuba imbyino. Maze iminsi ukenyeye ibigunira by'ubukene, wakenyeye ibigunira byo gukorera perimi, igihe kingana n'inshuro 5 zose perimi warayibuze, ariko Iyerije kugukenyura icyo kigunira cya karande. Uzi ko hari karande zo kudatera imbere, uzi ko hari karande zishobora gutuma perimi utayikorera. Hari umudayimoni ukubwira atari kubundi no mubo muvindimwe nta numwe wigeze utwara n'igare, wowe urinde wo gushaka perimi. Ariko Iyeri iravuze ngo haleluya, topi inistakide vodraine tayo wa yasire. Imana idufasha cyane kandi izo pere sire draya, kubera ko uwo mudayimoni ngo amasi igihe akugendaho, kubera ko uwo mudayimoni amasi igihe agushakisha kugira ngo we gutera imbere. Iyeri iravuze ngo ntabwo irebye kuri ibyo. Imana ije kugukenyurura ibyo bigunira byo mu miryango. Imana ije kugukuraho izo karande zo mu miryango zituma udatera imbere. Yagukenyeje ikigunira dayimoni, arakubwira ngo ntawe wanyu wigeze yiga ngo arangize, ariko Iyeri iravuze ngo nicyo gihe cyo kugira ngo amashuri wacikije nawe usubire ku ishuri, kuko Imana iguhaye umuterankunga ku buzima bwawe. Imana yihagurutse ntawe uyicaza, Imana yije ntawe uyivuguruza. Iyo Imana itegetse ibintu byose biremera. Ibyo bigunira umaze igihe ugendana nabyo Uwiteka aje kubigukenyurura, kandi uwo muborogo umaze igihe uboroga Uwiteka aje kuwuhindura ibyishimo. Ngo nta kintu giteye Uwiteka kuwuhindura ibyishimo. Aragira ngo kandi ubwiza bwawe bumuririmbire ishimwe budaceceka. Ubu bwiza bwawe bugiye kuririmbira Imana ishimwe budaceceka, kandi ubu bwiza bwawe bugiye kuririmbira Imana ishimwe, kubera ko hari ibigunira Imana igukenyuruye. Mbese ibi bigunira wabikenyejwe n'abarozi, Imana ije kubigukenyurura. Ibi bigunira wabikenyejwe n'abateretsereye, Imana ije kubigukenyurura. Hari uburyo babikozemo, ariko hari n'uburyo Imana ibigukenyuruyemo. Ibigukenyuruye mu ijambo ryayo, kuko yatubwiye ngo haracyari ibyiringiro. Haleluya. ngo kandi ibibyiringiro bikiriho, ngo ibibyiringiro ntabwo Imana ikangwa nuko igiti cyatemwe irongera ikagitera gushibuka kandi kikera imbuto nk'izambere. Ngo kandi iki giti iyo cyeze imbuto nk'izambere ngo nta muntu ubasha kukirwanya ngo avuge ngo iki giti kigaragara nk'iki kiri gitoya. Imana idufasha cyane. Wowe udukurikiye, wowe ukunda ijambo ry'Imana, humura kuko amagambo y'Imana arahari ku buzima bwawe kugira ngo avuguruze amagambo y'abantu. Amaboko y'Imana arahari ku buzima bwawe kugira ngo avuguruze ibyo amaboko y'abantu yakoze. Amaboko y'abantu yaraguhumanije, ariko Imana ije kuguhumanura. Nanone kandi amaboko y'abantu afite ibyo yakoze ku buzima bwawe kugira ngo intambwe yawe ntizigere ijya imbere, ahubwo ujye uhora wizingurukaho. Witeka yambwiye ngo humura, ntabwo isemera ko ibyo bigunira ubigumana. Imana ije kugukenyurira ibigunira, ahubwo ije kugukenyeza ibyishimo
gato ije guhindura umuborogo wawe imbyino kugira ngo ubwiza bwawe buririmbire Imana budaceceka. Imana idufashe cyane. Wowe udukurikiye urarwaye, ufite ikibazo cy'umutima, ufite ikibazo cyo kubura umwuka, kenshi na kenshi ubura umwuka ntuzi uko bigenda. Niyo ugerageje gufata imiti ndetse no kubahiriza ibyo abadogiteri bakubwiye urushaho kubura umwuka kenshi. Yarayambwiye ngo ni igihe Uwiteka aje kugukenyurura ibyo bigunira. Wowe udukurikiye ufite ikibazo cy'impyiko urakomerewe rwose, urababaye, ariko Uwiteka aravuze ngo niba ibyo bigunira wari uzi ko ukibikenyeye imyaka myinshi, yarayambwiye ngo ije gukora igikomeye ku buzima bwawe, kandi ibyo bigunira ije kubigukenyurura, ahubwo ije kugukenyeza ibyishimo. Wowe udukurikiye, Imana igufashe cyane. Humura, Uwiteka aje kugukenyeza kandi Uwiteka aje kugukenyurura. Ibyo aje kugukenyurura ni ibibi, ahubwo aje kugukenyeza ibyiza. Imana ishimwe cyane. Habwa umugisha n'Imana wowe udukurikiye kandi wowe ukunda ibiganiro byose bica ku Irembo Ryera. Uhabwa umugisha n'Imana. Kandi leta ya zimini kide vodra ufite ikibazo cy'ubumuga umaranye igihe kinini, ubumuga bw'umugongo, igihe cyose iyo bugufashe wana rimwe gusa ugahita ugwa hasi. Yarayambwiye ngo kandi nanone mu bigunira banije kugukenyurura. Wowe unkurikiye, icyo kigunira cy'ubumuga bw'umugongo Uwiteka aje kugigukenyurura kugira ngo ubwiza bwawe buririmbire Imana ishimwe budaceceka. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane kandi amaboko y'Imana arushaho kugomeza kubitaho, kandi ngenda bakunda, ariko Imana ikabakunda kunduta. Niyo mpamvu ibitayeho igihe cyose, ibiri mu ruhande rwanyu kugira ngo yururutse imitima ibabaye. Reka dufatikanye dusenga Imana aho uri hose. Fata uyu mwanya usenga Imana, uyihendahende kuri za message zigera muri 3. Wowe ufite ikibazo cya kanseri y'inkondo y'umura, wowe ufite ikibazo cy'umutwe udakira, wowe ufite ikibazo gikomeye cyane cyuko abana bawe bagira ikibazo cyo kwitura hasi, Imana ikuntumye ngo ngusengere muri iki kiganiro. Ele wiritaya semeni yasadrere do bine stai gide vodraine taya wayasika notre benetaya jezimini kontrere. Mana turagushimiye, haleluya, turaguhimbashe wowe ureba ibyiherereye mu mitima, ukamenya ibabaje imitima y'ubwoko bwawe. Nyemerera cyane ubu bwoko bwawe, umuntu wese udukurikiye, umuntu wese wumva iki kiganiro afite ikibazo cy'indwara wahishuye. Uyu ufite ikibazo cy'indwara ya kanseri y'inkondo y'umura, uri Imana ibasha gukiza, uri Imana itegeka, uri Imana ihindura amateka, uri Imana itanga ubuzima buzima. Jambo ryawe ryatubwiye ngo haracyariho ibyiringiro ko naho igiti cyaba cyaratemwe cyakongera gushibuka. Imana ishimwe. Uyu mubyeyi ariyumvamo kurwara, arumva ababaye, ariko ibi byiringiro waduhaye, ibi byiringiro wagize, ibi byiringiro wowe ufite aho upfukamye, aho wicaye, ibi byiringiro ntago byagupfira ubusa. Ibi byiringiro bibaye ibyo amahirwe ndetse n'umugisha kuri wowe. Hele wiritaya semene contre botaya wayasire jesinini yase. Kandi turasenze kugira ngo amaboko yawe Kristo avure izi ndwara wamaze guhishura, kandi amaboko yawe abashe gukora kuri aba bantu bafite ikibazo cy'umutwe bamaranye imyaka myinshi barivuje byaranze, abana bafite ikibazo cyo kwitura hasi, babyeyi babo baravuje byaranze. Kubera ibi byiringiro tubyizereyemo kandi babyizereyemo, niyo mpamvu n'ijambo ryawe Dawidi yanditse Zaburi ya 30 yavuze ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Lota ya kide vodra initaya wa yasire zemenianse notre benetaya zemene kontrere bosha rize gire bodotaya jezini nianse drere botayini wirisika. Turagushimiye Uwiteka, kandi abantu bafite ibibyiringiro ntago wabakoze isoni. Urakoze Yesu, kuko umugambi wawe ari uwo guhindura umuborogo, imbyino, ndetse ugahindura ayiwe kurira kwaraririye ubwoko bwawe, ukaguhindura ibyishimo. Urakoze Yesu. Ngaho neseza umutima w'umuntu wese warubabaye akurikiye iki kiganiro atarameze neza, kandi unyemerere yatsire kumera neza. Uri muri iki gihugu cyacu ndetse n'uri hanze y'iki gihugu, ahabwa umugisha n'Imana,
amaboko y'Imana arushaho kubakorera imirimo ikomeye, nk'uko bivuze ko hari imirimo ukoze ku buzima bw'aba bantu bari bafite ibi bibazo bitatu: ikibazo cya kanseri y'inkondo y'umura ndetse n'umutwe udakira, n'abana bato bari bafite kugwa ku igicuri. Ukaba ukoze imirimo ikomeye mu bwoko bwawe. Urakoze kuko ibyo byose ubikore kwiyubahisha mu izina rya Yesu, amen. Muhabwe umugisha n'Imana. Ndabakunda cyane. Uramutse ushaka ko ngufasha gusenga cyangwa hari ibindi washaka kunsobanuza kuri iri yerekwa nagize, ndatanga nimero ya telefone. Nimero ya telefone ni 078 91 22 425. Shalom shalom.